tugiye gutegeka kano kanya Imana izihumanura amazi yanze guhumanuka iwawe. Bya bindi byananiranye ukabaka bukumva biracyahari, tugiye gutegeka Imana izihumanura aya mazi mu izina rya Yesu Kristo. Waba uri umupapa wizera yuko hari ikintu Imana ije gukora iwawe, waba uri umumama wizere ko hari icyo Imana ije gukora iwawe, umaze iminsi uyitegereje, ariko uyu mwanya nkuzaniye ihumure rivuga ngo Imana ihumanuye amazi. Nk'uko natwe dutuye ahantu heza, dusengera mu mwuka, tukaba ahantu heza, ariko hari ibintu biri kutururira muri iyi minsi. Hari ibintu biri kukururira wowe ubwawe mu rugo iwawe, hari ibintu biri kukururira ku kazi cyangwa aho ugenda, hari ibintu biri kukurura mu materaniro uteraniramo, hari ibintu biri kukururira. Ariko uyu mwanya tugiye kubwira Imana ngo nizihumanura aya mazi ari kutururira ari imbere yacu. Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe. Dushimye Imana kongeye kutugirira icyizere tukongera guhura kuri iyi saha, tubanje kuyishimira. Turabashuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, ari abadukurikiye bakunzi bacu mu gihugu cy'u Rwanda, abo hanze, turabashuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, mugubwe neza. Rero abadukunda kuri Channel Mukakarangwa TV, twongeye kubagezaho ikiganiro Imana yashyize ku mutima wacu, ariko reka twinjire mu kanya ko gusenga mbere yo kuvuga icyo Imana yaduhaye. Urera Mana, ushobora byose, uri Alpha na Omega, itangiriro n'iherezo, uko wari uri kera cyane n'uyu munsi niko ukiri, izina ryawe nirihimbazwe. Wageze kwa Lazaro biremera, ugera kwa Yayiro biremera, ugera ku nyanja biremera, umenyekana kuri Uwiteka. Natwe iyi saha turamenyekanisha izina ryawe kugira ngo ukomeze kuba mu ruhande rwacu. Natwe uzugera iwacu bimenyekane ko wahageze, ugere ku badukurikiye bimenyekane, ugere ku muntu wese ugutegereje aka kanya bimenyekane neza, no gukomera bibe mu ruhande rwacu, kandi utubere umurengezi kuko ushobora byose. Tugiye kumva ijambo ryawe rero, ururukuza ubane natwe, ururukuza utuyobore, ururukuza utwitamururire, ururukuza ubane natwe mu izina rya Yesu wabambwe rimwe gusa, amen. Wabanye natwe, wabanye natwe, Yesu wabanye natwe, warakoze. Wabanye natwe, wabanye natwe, wabanye natwe, warakoze. Haleluya. Umuririmbyi yuzuye umwuka wera, areba intambara amaze iminsi acamo, areba uburwayi yavuyemo, areba ibibazo yavuyemo, arangije aravuga ngo Mana wabanye natwe. Dushimye Imana ko yabanye natwe muri iyi minsi itambutse. Hari igihe wari kubyuka ntibyemere, hari ibyaduhigaga, ariko Imana yabanye natwe, yarakoze. Dusome ijambo ry'Imana dusanga mu Bami ba kabiri, ibice 2 umurongo wa 19. Haranditse ngo Elisa ahumanura amazi. Bukeye abanyamudugudu baho babwira Elisa bati, dore uyu mudugudu uburyo uri heza nk'uko bireba databuja, ariko amazi yaho ni mabi, kandi muri iki gihugu imyaka irarumba. Aravuga ati, nimunzanire imperezo nshya mushyiremo umunyu. Nuko barayimuzanira. Arasohoka ajya ku isoko y'amazi, amishamo umunyu, aravuga ati, Uwiteka aravuze ngo ahumanuye aya mazi, ntabwo azongera kwicana cyangwa kurumbya. Nuko amazi arahumanuka na bugingo n'ubu, nk'uko Elisa yavuze. Amina. Dusomye ijambo ry'Imana dusanze muri mu Bami, ariko intego y'iri jambo iravuga ngo Uwiteka ahumanura amazi
kandi ayo mazi ngo yaricaga, yari amazi mabi. Ariko Uwiteka ntiyakanzwe nuko ayo mazi yari afite imbaraga. Amazi yarumbyaga ubutaka, amazi yaricaga, ariko Uwiteka hageze biremera. Nawe Imana nigera mu byawe uko bimeze kose byemere kano kanya, nicyo tugusabiye. Elisa arangije ngo aratembera agera muri uwo mudugudu. Mu by'ukuri ngo umudugudu wari ahantu heza, ariko nubwo wari ahantu heza haburaga ikintu kimwe. Nk'uko natwe dutuye ahantu heza, dusengera mu mwuka, tukaba ahantu heza, ariko hari ibintu biri kutururira muri iyi minsi. Hari ibintu biri kukururira wowe ubwawe mu rugo iwawe. Hari ibintu biri kukururira ku kazi cyangwa aho ugenda. Hari ibintu biri kukurura mu materaniro uteraniramo. Hari ibintu biri kukururira. Ariko uyu mwanya tugiye kubwira Imana ngo nizihumanura aya mazi ari kutururira ari imbere yacu. Elisa bamaze kubimubwira ntago yigize avuga ati ntibyashoboka, kuko yari yiringiye Imana iri muri we. Natwe reka mumfashe tumenye ko uri muri twebwe akomeye cyangwa se kashoboye. Twe kugira ubwoba, twe gutinya ngo ararura amazi, twe gutinya ngo inzira irakomeye, twe gutinya ngo tuburaye uyu munsi, ejo nimba uburaye none ejo ntuzaburara. Niba urwaye Imana igomba kugukiza ejo ukaba muzima. Niba ubuze akazi uyu munsi ejo siko uzakabura. Biravuga ngo siko bizahora mu bamutegereza. Gukiretse abantu bava mu isezerano nta mpamvu, abo ngabo nibo bazakorwa n'isoni. Niba amazi aruze ku wa mbere, ku wa kabiri tugomba kuyahumanura agahumanuka mu izina rya Yesu. Elisa aravuga ngo nimunzanire umunyu mume n'imperezo mbereke. Barabimuzanira, ahita agenda ashyira muri ya soko. Ashyize muri ya soko amazi arahumanuka. Aravuga ngo Uwiteka aravuze ngo aya mazi arahumanutse. Arangije aravuga ngo kandi ntazongera kwicana ukundi cyangwa kurumbya imyaka ukundi. Ndagira ngo umuntu wese udukurikiye yinjirane natwe muri uyu mwanya mwiza wo gutegeka ngo Imana izihumanura ibyanze guhumanuka ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo. Imana ya Elisa izihumanura ibyanze guhumanuka, izivane mu nzira imisozi yanze kuvaho. Kubwa kwizera dufite tugiye gutsenga Imana, tugiye gutegeka Imana izihumanure aya mazi yaruze. Imyaka 2 irashira arura, 3 yarashize arura, 4 yarashize wabuze umwana, na amazi ari kukururira. Imana izihumanura ayo mazi ubona umwana mu izina rya Yesu. Ibintu byinshi uwo mudugudu wari ahantu heza pe, tumeze neza, ariko ibyo bintu biri kurura tugiye kubyirukana mu izina rya Yesu. Elisa aravuga ngo Imana irahumanuye aya mazi. Nawe bwira Imana ihumanura amazi yawe mu izina rya Yesu Kristo. Gutegeka kano kanya nawe amazi ari wawe ari kurura, Imana yahumanure mu izina rya Yesu Kristo. Imana yajyanye na Elisa imukoresha iby'ubutwari. Nawe uyu mwanya inkono ufite n'amasezerano Imana yaguhaye, n'agakiza Imana yaguhaye. Inkono ufite nuko wamwizeye nk'umwami n'umukiza wawe mu buzima bwawe. Tugiye gutegeka kano kanya Imana izihumanura amazi yanze guhumanuka iwawe. Bya bindi byananiranye ukabaka bukumva biracyahari, tugiye gutegeka Imana izihumanura aya mazi mu izina rya Yesu Kristo. Waba uri umupapa wizera yuko hari ikintu Imana ije gukora iwawe, waba uri umumama wizere ko hari icyo Imana ije gukora iwawe, umaze iminsi uyitegereje, ariko uyu mwanya nkuzaniye ihumure rivuga ngo Imana ihumanuye amazi yari yaranze guhumanuka mu rugo iwawe. Haleluya. Bya bindi byari byarakuzungereje Imana irabihumanuye mu kwizera. Haleluya. Yesu aravuga ngo nimugira kwizera kungana n'akabuto ka senapi muzabwira umusozi uva hawe. Natwe kwizera dufite tugiye gutegeka Imana izihumanura aya mazi mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusenga Imana. Imana ishobora byose, saba umwami wacu Yesu Kristo, wageze kuri Daniel urategeka ararana n'intare burira buracyaba muzima. Natwe dusengera abadukurikiye natwe ubwacu kugira ngo utegeke mu ngo zacu. Umudugudu wacu aho uri ni heza, ariko hari ikibazo cy'amazi ari kurura, kandi aya mazi arica ndetse numbya n'imyaka. Turategetse ngo aya mazi ururukuzu yahumanure reterezebo handrone bofayini mando tesikalabaya. Turategetse kugira ngo aya mazi ari guhumana, kandi umudugudu ari mwiza uzuhumanire buri wese mu mwanya we.
humanura amazi y'umupapa turi kumwe, humanura amazi y'umumama turi kumwe, humanura amazi y'umukobwa umusore, humanura amazi arura kuri buri muntu, yaba urwaye ngwino mukize, ayo mazi uyahumanura atambuke. Turasenze dutegeka, wavuganye natwe ngo tuzategeka umusozi uva aho uri, kwizera wavuze turagufite, dutegekeye umuntu wese kugira ngo akubone, uyu munota umuntu wese nakubone, uwo byanze nakubone, uwo bagiye gusora mu nzu nakubone, uba umuhiye ntabwo umwishyurire, wabuze menerivari uzimuhe, ufite uburwayi umukize, uwo biri kurura waburaye umugaburire, uwo byananiranye ubikore, uri muri gereza ubikore, urwaye umukize, igituntu, urwaye sida, urwaye indwara zitandukanye, data buri wese uko biri kumurura ugenda ubihumanure kandi utegeka ijambo rimwe byose biremera. Elisa aravuga ngo Uwiteka aravuze ngo amazi arayahumanuye, natwe duhumanuye ibintu byose biri kurushya buri muntu wese, kandi twizeye yuko byumvise ndetse twizeye yuko bikoze, mu izina rya Yesu wabambwe rimwe gusa, amen.